baratubesha baratwemeza ngo barakase ikoranabuhanga ryabo riradufite ngo nibo gusa babibanje nyamara narayishuriwe nsanga kuri iyi Mana yacu dusenga nsanga kuri iyi Mana yacu twiringira kuri yo niho hari ibintu bya originali niho honyine haba originali abahanga baratubesha abahanga baratubesha baratwemeza ngo barakase ikoranabuhanga ryabo riradufite ngo nibo gusa babibanje nyamara narayishuriwe nsanga kuri iyi Mana yacu dusenga nsanga kuri iyi Mana yacu twiringira kuri yo niho hari ibintu bya originali niho honyine haba originali Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali barakomeje barabitubwira ngo nukuri baradufite baraturuhuye ngo ntitugirirwa dutuma baragukingura inzugi cyangwa kugira ibyo dushaka muri ekara ya televiziyo ngo bafite akantu batungaho bikimenya bafite akantu berekezaho gusa bikikura nyamara telekomande mwumva yariho na kera yabanye n'umugabo witwa Mose igihe Abisirayeli bari bababaye Farawo umugome abari inyuma impande n'impande ari imisozi Mose atagira Uwiteka Imana ye Uwiteka ntibabwire bakomeza imbere yabo bagende icyo ufite mu ntoki ni igiki Mose we Mose turi Mana yanjye usa tubizi ko ariho n'igiti Uwiteka ati byahindutse witinya iyo ni telekomande ufite Imana iti byahindutse umuna iyo ni telekomande wowe tungaho gusa tunga kuri iyo nyanja ikubangamiye tungaho gusa tungaho kwizera ufite tungaho gusa tunga ijambo Imana yakuvuzeho tungaho gusa Mose abigenza uko Imana ibimubwiye havamo umuhanda w'inzutsi ndagiye wakataraboneka na n'ubu abashinwa niyo babigerageza ntibabishobora Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali Mana warakoze duha originali barakomeje barabitubwira ngo baraturuye tugitwemera ibintu byose barabitwegereje babishyize hafi byose
ngo batuzaniye ikoranabuhanga wakoraho mu rurindi ni taci, nyamara taci mubona yariho na kera, yabanye n'umugabo witwa Mose. Igihe Abisirayeli bari bumiwe, inyota n'umwuma bibiciye mu butayu, Mose atakira Uwiteka Imana ye. Uwiteka ati humura Mose we, imbere yawe hari skrini yitwa urutare, tacingaho Mose we. Mose abigenza uko Imana ibimubwiye, avamo amazi aryoshye cyane y'urubogobogo, na n'ubu abashinwa niyo babigerageza ntibabishobora. Iyo taci magwira yarekeye aho, natwe abumva isezerano rishya yatugezeho. Yahereye ku mubyeyi wari warababaye, amafaranga yari yarayamariye mu baganga, mituweli n'ubundi bwishingizi nabwo urananirwa. Yumva umugabo Yesu wagiye kunyuraho, ati nanjye ngiye guhaguruka nk'abandagize. Umutima uramwangira uti wowe urasa nabi, ntiwamugera imbere usutyo, ahubwo yihanganire gutondekana mubyigane. Umugore arabyigana muba n'ibihumbi 7, umugore arabyigana muba n'ibihumbi 8, umubyeyi arabyigana muba n'ibihumbi 15. Atacinga kucunda za Yesu, ikibazo cyumvise konegisiyo gihita kibwiriza, kubera taci ya orijinali. Mana